Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mwe bakunzi ba YouTube Musinga TV, njyewe nk'uko bisanzwe ni Maxime Kayumba mwarimu wanyu. Ubu rero uyu mwanya ndagira ngo mbamenyeshe ibintu by'ingenzi mu igazeti, ufite igazeti iwawe utagomba guhusha kwiga niba witegura ikizamini. Umupolisi iyo agiye gutegura ikizamini, hari ibintu abona koko by'ingenzi bitagomba kubura. Akavuga ati ese umuntu ntamubajije ibigendanye n'umuvuduko ntarengwa agiye kuzatwara ikinyabiziga mu muhanda, aho ashobora kuzahurira n'abantu akabagonga akabamara, hari umuvuduko ntarengwa. Icyo kintu ugomba kuba ukizi, ndakurangira ahantu wagisanga. Mu igazeti umuvuduko, ibigendanye n'umuvuduko ntarengwa biri ku ngingo ya 29. Baratubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, umuntu nyine ugenda mu nzira nyabagendwa, agomba kutarenza umuvuduko ntarengwa nk'uko washyizweho n'amategeko. Amategeko niyo agena umuvuduko ntarengwa ukoreshwa mu nzira nyabagendwa, ibyo ukaba ubizi. Baratubwira ku gika cyaho cya 2 ngo iyo nta mategeko awugabanya, umuvuduko ntarengwa ushyizweho mu buryo bukurikira. Iyo nta mategeko awugabanya, tubona ko umuvuduko ushobora kugabanuka bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko iyo nta mategeko awugabanya, umuvuduko uri mu byiciro 5. Hari umuvuduko wa kilometero 80 mu isaha, hakaba umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha, hakaba umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha, kilometero 50 mu isaha, ndetse na kilometero 25 mu isaha. Reka wenda turebe umuvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Ni umuvuduko wagenewe amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenze ibiro 3500. Naho umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha ngo ni umuvuduko wagenewe amavatiri y'ifasi, kimwe n'amatagisi nayo atarengeje bya biro 3500. Hakaza umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Uwo muvuduko wagenewe ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe, kimwe n'ibinyabiziga bitwara imizigo ifite uburemere buri hagati y'ibiro 3500 ndetse n'ibiro 12500. Twibukiranya ko ibyo binyabiziga bitwarira abantu hamwe ndetse n'ibyo bitwara imizigo bigomba gushyirwamo akagabanyamuvuduko. Akagabanyamuvuduko ni akuma gakoreshwa kugira ngo gatume umuyobozi atarenza umuvuduko ntarengwa nk'uko wagenwe n'amategeko. Akagabanyamuvuduko rero ngo gashyirwa mu binyabiziga bitwarira abantu hamwe ndetse n'ibitwara imizigo, tuzakareba nako. Noneho umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ngo ni umuvuduko wagenewe ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe cyangwa se uburemere bugendanwa burenga ibiro 12500, ndetse na velomoteri tuyisanga aho ngaho ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Turacyari iyo nta mategeko awugabanya. Noneho umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha tuhasanga ibinyabiziga by'ubuhinzi, ziriya mashini zihinga, izikora imihanda. Batubwira ngo zifite imipira irambuka, izifite ibizibuza kwiceka, mbese bya binyabiziga byose bidasanzwe tubona ku iyo twiga ingingo ya 6 twiga ku bigendanye n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Biriya binyabiziga tubona ku ngingo ya 6 urwego F. Urwego F rwagenewe ibinyabiziga bidasanzwe, harimo iby'ubuhinzi, izo mashini zitandukanye, izikora imihanda, ibyo izigendesha iminyururu. Biriya byose ngo ntibigomba kurenza umuvuduko wa kilometero 25 iyo nta mategeko awugabanya. Noneho iyo tugeze hariya rero ku gika cyaho cya 3, umuvuduko ushobora kugabanuka nk'igihe twaba tugeze mu nsisiro. Mu nsisiro ubonye ko mu nsisiro hari ahantu hari amazu menshi afatanye ku ruhande rw'inzira nyabagendwa, umuvuduko ushobora kugabanuka. Umuvuduko wo mu nsisiro uri mu byiciro 2. Hari kilometero 50 mu isaha na kilometero 40 mu isaha. Iriya mivuduko yose twagiye tubona iyo tugeze mu nsisiro igabanywa mu byiciro 2 gusa. Rero umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha wagenewe imodoka zagenewe gusa gutwara abantu. Ya modoka utwaramo abantu ku giti cyawe, nk'iyo tubona umuntu yigenderamo ariko utayitwaramo abantu ku buryo bwishyuza, uburyo bwawe, umuryango wawe. Imodoka zagenewe gusa gutwara abantu zigenewe umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Noneho umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha
wagenewe ziriya modoka zitwarira abantu hamwe, zitwara abantu ku buryo bwishyuza ariya amakwasiteri nyine, n'ibinyabiziga bidashobora kwikorera ibirenze toni imwe n'ibindi byose bisigaye. Ni ukuvuga ngo uretse imodoka zagenewe gusa gutwara abantu zigendera ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha, ibindi binyabiziga byose bisigaye bigendera ku muvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Yego, nanone kandi iyo ngingo iyo tujya nko kuyisoza baratubwira ngo ibinyabiziga byose byikorera ibirenze toni 5, ikinyabiziga cyakikorera ibirenze toni 5 kigomba gushyirwaho na nyiracyo cyangwa se ugikoresha icyapa kigaragaza urugero rw'umuvuduko ntarengwa icyo kinyabiziga kidashobora kurenza. Icyo cyapa kigashyirwa ku kinyabiziga inyuma ku ruhande rw'iburyo. Tuzabibona ko ku modoka ujya ubona hari icyapa kigaragaza ngo kilometero 60 mu isaha ku kapa nyine, cya cyapa kibuza, kimwe gifite ishusho y'ingasire, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango kirimo kikaba ari umukara. Nyine ikinyabiziga cyikorera ibirengeje toni 5 kiba kigomba gushyirwaho na nyiracyo cyangwa se ugikoresha icyapa kigaragaza urugero rw'umuvuduko ntarengwa kidashobora kurenza, kandi icyo cyapa tubona ko gishyirwa ku kinyabiziga inyuma ku ruhande rw'iburyo. Rero urumva ntabwo wajya mu kizamini utarize ibintu by'imivuduko. Hari igihe ubona mu kizamini bazanyemo ibibazo nka 3 cyangwa 4 bivuga ku muvuduko ntarengwa, nawe urutegura ntabwo wategura ikizamini ngo wibagirwemo ikibazo kivuga ibyerekeranye n'imivuduko. Ikindi ukamenya ibyapa, kuri iyi shene twashyizeho ibyapa bitandukanye. Ikindi ukamenya iriya mirongo yo mu muhanda, nayo nayishyizeho kuri iyi shene ya YouTube dukoresha. Iyo mirongo irimo ibyo bivuga ngo ni ibimenyetso biri mu muhanda, ibimenyetso bimurika, nabyo ndumva twarabivuzeho. Itara ritukura rivuga iki? Iry'icyatsi kibisi rivuga iki? Ibyo byose ukaba ufite ubumenyi ubifiteho. Niho tubona ko itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka, ikimenyetso barushijeho kwitonda. Tubona mu ngingo z'104, 5, 6, 7 gukomeza gutyo, ibyo ukaba ubizi. Amatara ndangambere, ndanganyuma, ndangacyerekezo, ndangaburumbarare, ukaba ubizi. Itara ryo guhagarara, itara ryo guhagarara ryaka iyo feri y'urugendo ikoreshejwe. Itara ryo guhagarara ryaka iyo feri y'urugendo ikoreshejwe, rikagaragara nijoro muri metero 150, mu gihe ku manywa igihe cy'umucyo rigaragara muri metero 20. Ukamenya ko itara ryo guhagarara iyo riri mu kintu kimwe n'andi matara cyangwa se n'irindi tara, icyo gihe iryo guhagarara rigomba kugira urumuri rubonesha kurusha iryo rifatanye naryo. Kandi ahari hejuru cyane iryo tara rishyirwa, ukamenya yuko ari hejuru hatarenze metero 1 na santimetero 55. Ngaho mbwira ukuntu wajya mu kizamini utazi ko amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri yumvikanira muri metero 100, ingingo ya 83. Ariko kandi izo metero ziragabanuka zikaba metero 50 mu gihe ikinyabiziga umuvuduko wacyo utigeze urenga kilometero 50 mu isaha ahateganywa. Nanone kandi baratubwira ngo hari ibinyabiziga bigira amahoni adasanzwe. Ikizamini arungurutse ejo bundi babajije ibinyabiziga bigira amahoni adasanzwe biri amoko abiri. Hari ibinyabiziga adakumirwa, kimwe n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ibinyabiziga bikora ku mihanda bishobora kugira amahoni adasanzwe, ndetse n'ibinyabiziga ndakumirwa. Ikindi, wajya mu kizamini gute utazi yuko isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga? Ushobora kuzabona ibinyabiziga byinshi bifite isonga y'impombo yerekeza iburyo, ariko ni amakosa. Itegeko ryo ritubwira ko bibujijwe ko isonga y'impombo yohereza ibyotsi yakerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga. Ubwo ni shampoma nyine. Yego. Ikindi baratubwira ngo nta kinyabiziga gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa hamanuka moteri itaka cyangwa se vitensi idakora, keretse ikihe kinyabiziga? Aho ni mu ngingo za 89, keretse igihe cyaba ari ikinyabiziga gikuruwe n'ikindi. Mu kizamini bazakubaza bakujijishe ngo keretse cyapfuye, ngo keretse byagenze bite? Oya. Nanone kandi ukwiriye kumenya ko mu ngingo ya 87 ugana 88 mu igazeti
ikinyabiziga cyose gishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha kigomba kugira iki? Kigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo gikomeze gukora neza mu rugendo. Ukaba ubizi ubundi ukajya mu kizamini. Nanone kandi ugomba kubisikana, kunyuranaho. Ingingo ya 19 kuzamura. Ngo ku byerekeye imyubahirize y'iri teka, kubisikana no kunyuranaho bireba gusa ibinyabiziga bigenda. Nta kinyabiziga cyabisikana n'ikindi, kimwe gihagaze ikindi kigenda. Ikindi, kubisikana bikorerwa iburyo. Ushatse wakongeraho ijambo ngo gusa. Kubisikana bikorerwa iburyo gusa. Nta kinyabiziga cyabisikana n'ikindi biri ibumoso, kuko mu Rwanda dukoresha kugendera mu kuboko kw'iburyo. Ariko kunyuranaho bikorerwa ibumoso ndetse n'iburyo byashoboka. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso ariko n'iburyo byashoboka. Bivuga ngo kunyuranaho byakorerwa iburyo, byakorerwa n'ibumoso. Bwa mbere na mbere bikorerwa ibumoso iyo ugiye kunyura ku muntu unyura ibumoso bwe, ariko iyo yagaragaje ko agiye kwerekeza ibumoso yatwaye ikinyabiziga ayoboye cyangwa inyamaswa azerekeza ibumoso, icyo gihe umunyuraho unyuze iburyo. Niyo mpamvu kunyuranaho bikorerwa ibumoso n'iburyo. Ukaba uzi ngese ku mihanda yo mu misozi, ubwo ni ku ngingo za 21, mu mihanda yo mu misozi aho icuramye cyane, aho ibisikana ridashoboka cyangwa riruhije, ninde usubira inyuma? Twabonye ko asubira inyuma umuyobozi w'ikinyabiziga kimanuka. Noneho byaba ari ibinyabiziga bigiye kubisikana byanze bikunze, iyo ari ikinyabiziga gito, ngo byanze bikunze hari ugomba gusubira inyuma. Ubundi bwa mbere yakabaye ashyira ikinyabiziga cye ku ruhande, umanuka uzamuka agatambuka. Ariko byanze bikunze iyo hari ugomba gusubira inyuma, asubira inyuma umuyobozi w'ikinyabiziga gito. Iyo ahuye n'utwaye ikinyabiziga kinini, agasubira inyuma umuyobozi w'ikinyabiziga kidakomatanye. Iyo ahuye n'utwaye ikinyabiziga gikomatanye, agasubira inyuma utwaye ikinyabiziga gitwaye imizigo. Iyo ahuye n'utwaye ikinyabiziga gitwarira abantu hamwe, noneho byaba ari ibinyabiziga byo mu rwego rumwe bigiye kubisikana, igito ni gito, ikinini ni kinini, igitwaye abantu n'igitwaye abantu, igikomatanye n'igikomatanye, iyo ari byo mu rwego rumwe nyine asubira inyuma umuyobozi w'ikinyabiziga kimanuka, keretse bigaragaye ko byakorohera kurushaho w'ikinyabiziga kizamuka. Ubundi ukaba uzi inyamaswa zigendera he? Ingingo ya 12, inyamaswa zigendera ku nkombe y'iburyo. Ukagenda ukaba uzi ingingo ya 32, 33, ibijyanye no guhagarara umwanya muto n'umwanya munini, ukaba ubizi. Ukaba uzi ukagenda ukagera ku ngingo ya 38, tubujijwe kwata iki? Kwata, kubona abantu batonze umurongo ukanyura hagati yabo, umurongo w'abasirikare cyangwa ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, umurongo w'abanyeshuri bashoreye n'umwarimu, n'uruhererekane. Ariko izo nkomyi nizireba ibinyabiziga ndakumirwa. Amasiganwa n'amarushanwa mu mikino, ingingo ya 39, ukaba ubizi ngese amasiganwa abereye mu karere kamwe uruhushya ruzasabwa nde? Mu ntara imwe ruzasabwa nde? Mu ntara nyinshi ruzasabwa nde? Mu ntara nyinshi uruhushya iyo ugiye gusiganirwa mu nzira nyabagendwa cyangwa kuhakorera ibikorwa by'imikino n'imyidagaduro, iyo amasiganwa azabera mu ntara nyinshi, uruhushya rusabwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mu karere ni umuyobozi w'akarere nyine, abo bitaga ngo ni ba burugumesitiri. Mu ntara imwe ni perefe, ubwo ni guverineri, ni umukuru w'intara nyine. Ibyo ukaba ubizi. Kwambuka amateme n'ibyome, iyo kunyura ku iteme biteye impungenge, amabwiriza akurikizwa n'uburemere ntarengwa bunyuzwa kuri iryo teme bigaragazwa n'ibyapa bishyirwa mu ntangiriro z'iryo teme. Ukaba uzi ko ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho, uburemere bunyuzwaho budashobora kurenga toni 8, keretse ni ukuvuga ngo iteme ribaye rishaje, ubwo buremere bwagabanuka bukajya munsi y'izo toni 8. Ni byinshi bakaba bimenya. Uburemere bw'ibyinjizwa mu cyome bugaragazwa n'ibyapa bishyirwa he? Bishyirwa kuri buri nkombe. Ibintu nk'ibyo, ingingo ya 40, iyo ni ingingo ya 40. Ukaba uzi ibintu nk'ibyo by'ingenzi, ukabisubiramo, ukabona ukajya mu kizamini. Hari ibintu by'ingenzi rwose utajya mu kizamini habanje kwiga. Ukamenya ngo uhindura icyerekezo abigaragaza akoresheje amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cye, yaba nawe byamushobokera akabyerekanisha ukuboko.
amatara ndangacyerekezo cyangwa se kinyoteri, twabonye ko ari amatara umuyobozi w'ikinyabiziga akoresha agira ngo agaragaze ko agiye kwerekeza iburyo cyangwa ibumoso. Ayo matara kandi ukayakoresha nibura muri metero 50 kugira ngo ugere aho uhindurira icyerekezo. Ibyo ukaba ubizi, uhindura icyerekezo ntabwo abigaragarisha amatara ndangacyerekezo gusa, oya. Iyo ntayo bidashobotse ko ayakoresha, yakoresha ukuboko. Iyo ukahita ubibona ku ngingo ya 44 y'igazeti. 47 iyo ngingo ukaba uyizi itubwira ibiki? Iyi ngingo ya 47 itubwira imburira n'imikandara yo kwirinda ibyago. Ngo kuva izuba rirenze kugeza rirashe bukeye mu gatondo, amahoni asimbuzwa imburira. Nta kuvuza amahoni nijoro ngo kereka habaye hari impamvu zo kwirinda impanuka, naho ubundi amahoni asimbuzwa imburira zimurika bacana bazimya vuba vuba amatara maremare cyangwa se basimburanya amatara magufi n'amatara maremare. Iyi ngingo ya 47 kandi ukamenya ngo imburira zimurika zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Haba mu nsisiro n'ahatari mu nsisiro, imburira zimurika zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Ikindi ukamenya ko izo nkomyi tubonye zitareba ibinyabiziga ndakumirwa byo bishobora kuvuza amahoni igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi ukamenya ngo umuyobozi agomba kurumanya neza, umuyobozi n'umugenzi wicaye ku ntebe zirimo imikandara bagomba kurumanya neza imikandara yabo, kuyambara ku buryo burumanyije. Ikindi ngo tubujijwe kuvuza amahoni cyangwa gusakurisha cyane moteri hafi y'inyamaswa zikurura, zikorera, zigenderwaho cyangwa se hafi y'amatungo. Ibyo ukaba ubizi. 48 tuhabona ibyerekeranye n'amategeko areba abanyamaguru. Iyo nta nzira z'abanyamaguru zihari, inkengero zigiye hejuru tuzi ko arizo zagenewe abanyamaguru, zibaye zidahari cyangwa se zidashobora kugendeka, ngo abanyamaguru bashobora kunyura he? Bashobora kunyura mu muhanda cyangwa mu gahanda k'amagare. Ukamenya ko iyo abanyamaguru banyuze mu gahanda k'amagare barareka hakabanza hagahita abandi. Iyo abanyamaguru banyuze mu gahanda k'abanyamagare barareka abanyamagare n'abagenda kuri velomoteri bakabanza bagahita. N'ingingo ya 48 wagenda ukongera ugasoma ukareba. Ikindi batubwira ko abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe iyo iri atageze kuri metero 50. Uvuga ngo ziriya zebra crossing ubaye uri hirya muri metero 40-50 zitarenga 50, uba ugomba kwambuka umuhanda unyuze muri za zebra crossing, za nzira z'abanyamaguru niko zitwa. Ejo bundi hari ikizamini babajijemo ibyerekeranye n'ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa. Ingingo ya 49 ukaba uyizi, ukaba warayisomye. Batubwira ko ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bitonda umurongo bigakora itsinda ritarengeje metero 500, hagati y'imodoka n'indi hagasigara metero 30, hagati y'itsinda rimwe n'irindi hagasigara metero 50. Ikinyabiziga cya mbere hagashyirwa icyapa cy'umuhondo cyanditsweho amagambo attention convoi mu nyuguti zitukura. Ku kinyabiziga giheruka urwo ruhererekane hagashyirwa icyapa n'ubundi cy'umuhondo cyanditsweho amagambo feu de convoi, kandi ayo magambo akaba yasomeka nibura muri metero 100. Ibyo ukaba ubizi. Ariko ayo mabwiriza tubonye ntakurikizwa. Ibyo bakubwiye ngo ariko ibi ntibikurikizwa hanaha. Ako kantu niko kaba kazingiyemo ikibazo. Ariko ayo mabwiriza ntakurikizwa ku binyabiziga bya gisirikare biherekeranijwe ahantu hatatu hatandukanye. Iyo ibinyabiziga biherekeranije bya gisirikare bigeze mu nsisiro kuva bwije kugeza bukeye, kimwe n'igihe igihu cyabuditse ukaba utabona hirya ya metero 30 nibura. Ibyo ukabimenya ko ayo mabwiriza adakurikizwa ku binyabiziga bya gisirikare biherekeranije mu nsisiro kuva bwije kugeza bukeye, kimwe n'igihe igihu cyabuditse ukaba utabona hirya ya metero nibura 30. Ukamenya kandi ko ibinyabiziga biherekeranije bikuruwe n'inyamaswa bikora nabyo uburebure bw'itsinda ritarenze metero 500, kandi hagati y'itsinda rimwe n'irindi hagasigaramo nibura metero 30. Hagati y'itsinda rimwe n'irindi hagasigaramo metero 30. Ibyo ukaba ubizi. Iyo ngingo ya 49 ubundi ukavuga uti kwera ubu nshobora kugera mu kizamini nanjye nkakora. Ikindi, ingingo ya 50 baratubwira ngo hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso bigaragaza umuvuduko ntarengwa, nk'uko twahoze tubibona ku ngingo ya 29 y'ibinyabiziga byikorera ibirenze toni 5 bigomba gushyirwaho icyapa kigaragaza ikigero cy'umuvuduko ntarengwa bitagomba kurenza. Cya cyapa twabonye gishyirwa inyuma ku ruhande rw'iburyo. Rero hariya ingingo ya 50 batubwira ko biriya binyabiziga bifite ibimenyetso bigaragaza umuvuduko ntarengwa bitagomba kurenza,
hagati ya biriya binyabiziga bagomba gusigaramo nibura metero 10. Ibinyabiziga bifite ibimenyetso bigaragaza ingero z'imivuduko ntarengwa bitagomba kurenza nyine bya bindi byose byikorera ibirenze toni 5. Iyo bigeze ku mateme hagati yabyo bagomba gusigara metero nibura 10. Yego, ukaba ubizi nabwo ubundi ukitegura ukajya mu kizamini. Ngaho rero mbwira ukuntu wajya mu kizame utarize ingingo ya 51. Tubwira ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa. Batubwira ko inyamaswa zikurura ikinyabiziga zidashobora kurenga 3 zibangikanye n'enye zikurikiranye. 3 zibangikanye n'enye zikurikiranye. Bakatubwira kandi ko ngo umubare w'inyamaswa ugomba kugendana n'umubare uhagije w'abaherekeza kugira ngo zitabangamira abandi bagenda mu nzira nyabagendwa nyine. Niho batubwira ngo nibura inyamaswa iyo zirenze 5 hagomba umuherekeza wunganira umuyobozi. Inyamaswa zikurura ikinyabiziga zirenze 5 hagomba umuherekeza wunganira umuyobozi. Batubwira kandi ngo iyo ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hadashyizweho icyo ikinyabiziga cya mbere kiziritseho, icyo gihe ngo hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Aho niho batubwira kandi ngo imizigo iri ku kanyamizigo gasunikwa, iyo uburebure bwayo nyine butuma umuyobozi atareba imbere, urasunika ibintu birebire bituma utareba imbere, icyo gihe ngo umuyobozi agomba gukurura ikinyabiziga cye. Nta mpamvu yo gusunika ibintu bigukingirije utabona iyo ujya, ahubwo urahitamo ukagenda ubikurura. Bakatubwira kandi ngo imizigo iri ku kanyamizigo gakururwa iyo ifite uburebure burenga metero 12. Hari nibeshye, iyo irenga metero 12 hagomba umuherekeza ukurikira icyo kinyabiziga ku maguru. Ukamenya kandi ngo ingorofani zinyuzwa he? Ingorofani zinyuzwa ku nkengero ziringaniye n'umuhanda. Iyo nta nkengero ziringaniye n'umuhanda zihari, icyo gihe ingorofani zinyuzwa ku nkengero zegutse. Yego, inkengero zigiye hejuru nyine. Ikindi ugomba kumenya ko iyo inyamaswa zigenda mu nzira nyabagendwa zigomba kugabanywamo udutsiko tugizwe n'inyamaswa zitarenze 10 kandi zitandukanijwe na metero 20. Ukamenya ko bibujijwe kubyagiza mu nzira nyabagendwa inyamaswa n'amatungo, kubibyagiza ndetse no kubikinagiza mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu nsisiro, ukaba uzi ko bibujijwe. Abayobozi b'amagare na velomoteri bubahiriza amategeko agenga abanyamaguru iyo bayobora ibinyabiziga byabo batabyicayeho. Ukaba ubizi ku ngingo ndumva ari 53, ariko bwo 52 nayo wayisoma ukamenya ko batubwira ngo abayobozi b'amagare na velomoteri babujijwe kuyobora ibinyabiziga byabo batabyicayeho, badafashe ku mahembe, badakandagiye ku birenge, bakururwa cyangwa bakora ikindi gikorwa cyabangamira imiyoborere. Ubwo urumva ibyo bintu urabibujijwe. Babujijwe kandi kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha mu gihe bagenda mu gahanda k'amagare. Ukamenya ngo abayobozi ba velomoteri n'amapikipiki ndetse n'ababihetsweho bagomba kwambara ingofero yagenewe kubarinda kandi ikaba ifunze ku buryo bufashe. Iyo ni kasike baba batubwira. Ikindi ngo ayo mabwiriza yose tugiye tubona ntareba, ntabujijwe gukurikiza kwayo. Ibibujijwe ashobora kudakurikizwa n'abasiganwa kwihuta babifitiye uruhushya cyangwa se n'abasirikare bagenda ku murongo, bo ntabwo babujijwe ibyo. Ushobora kubona umuntu ashoje amasiganwa yo kwihuta ku igare akamanika amaboko akayobora ikinyabiziga cye aserebura adafashe ku mahembe, bo ntabwo babibujijwe. Ibintu bigendanye n'uburumbarare ku ngingo ya 57. Ubugari bw'ikinyabiziga hatabariwemo amatara aranga icyerekezo n'indorerwamo zibonesha ibiturutse inyuma bushobora kurenga metero 2 na santimetero 65. Ariko rero iyo ari rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa se velomoteri, ubugari bwayo ntiburenga santimetero 75. Yaba ari rumoroki ikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, ubugari bwayo ntiburenge metero 1 na santimetero 25. Yaba ari rumoroki ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, ibinyamitende 3, ibinyamitende 4, icyo gihe ubugari bw'iyo rumoroke ntibugomba kurenga ku bugari bw'ikinyabiziga kiyikuruye. Hepfo yaho niho tubona ngo ibinyabiziga by'ubuhinzi bishobora kugeza ku bugari bwa metero 3 niyo bitigeze birenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Rero nibwo amategeko aba yagabanyije umuvuduko nk'uko twabibonye ku ngingo 29. Hari ubundi ibinyabiziga by'ubuhinzi ntibigomba kurenza umuvuduko wa kilometero 25. Iyo ni amategeko awugabanya.
ariko aho kubera ko ubugari bwiyongereye niyo mpamvu n'umuvuduko uhise ugabanuka. Amategeko ahise agabanya umuvuduko, ngo iyo umuvuduko utarenze kilometero 20 mu isaha, ubugari ntibushobora kurenga metero 3. Bushobora kuba bwagera kuri metero 3 nyine, karenga za zindi 2.65 twahoze tubona haruguru. Ibyo ngibyo ukaba ubizi ku bijyanye n'uburumbarare bw'ibinyabiziga. Aho ni ku bugari. Uburebure bw'ikinyabiziga 7. Ni hehe uburebure butarenza metero 7? Ni hehe uburebure butarenza metero 11? Byose ubona kuri 57. Ukabona ko uburebure bwa makuzungu butarenza metero 17 na santimetero 40. Ubuhagarike bw'ikinyabiziga ni metero 4 na santimetero 20. Twibuka ko kuri 13 twabonye ko bibujijwe kugenza cyangwa se gukomeza kugenza ikinyabiziga gifite ubuhagarike burengeje metero 4 habarimo ibyo cyikoreye. Urumva ko ubuhagarike bw'imizigo ni metero 4, ariko ubw'ikinyabiziga ni metero 4 na santimetero 20. Icyo gihe tugereranya ingingo ya 13 n'ingingo ya 57. Hari ibindi bita ibice birenga ku biziga, ku mapine y'imbere n'ay'inyuma. Ibice bishobora kurenga inyuma cyangwa se imbere ntibishobora kurenga metero 2 na santimetero 70. Inyuma ntibigomba kurenga metero 3 na santimetero 50. Ubwo ugakomeza muri za 60 ukareba imizigo. Ubugari bw'imizigo, ikinyabiziga gipakiye gikomba kurenza metero 2 na santimetero 50, ariko zishobora kwiyongera zikagera kuri metero 2 na santimetero 75. Iyo ibyikorewe ari ibinyampeke, amakara, amashara, ubwatsi bw'amatungo n'ibindi, ndetse byageza no kuri metero 3 n'ibyikorewe bitazigera bikoreshwa urugendo rurenze ibirometero 25, kandi usibye mu nsisiro, bitazanyuzwa mu nsisiro. Ntiwajya mu kizamini ibyo bintu utabinyujijemo amaso ngo uzahakure amanota rwose. Ikindi, wakabaye uzi ko umuyobozi w'ikinyamitende 3 nini bifite moteri cyangwa se umuyobozi w'imodoka agomba kuba afite aho yicara hafite ubugari butari munsi ya santimetero 55. Ibyo ukaba ubizi biri ku ngingo ya 66. Kandi ngo birabujijwe gutwara ku ntebe y'imodoka y'imbere abana badafite imyaka 12 iyo harimo indi myanya ibaye itarimo wamutwara, ariko iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara abana badafite imyaka 12 ku ntebe y'imbere y'imodoka. Kandi ngo birabujijwe gutwara ku ntebe z'imodoka abantu umubare urenze uwateganyijwe n'uwayikoze. Wakoze iyo ntebe niwe ugena umubare w'abazayicaraho. Ukaba ubizi, ukagera ku 67 ukajya ku buremere ntarengwa bwemewe. Iki kintu ukibuka, uburemere ntarengwa bwemewe baratubwira kuri 67 ngo ku mihanda yo mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, iyo ari ikinyabiziga gifite umutambiko umwe ufungwaho imipira 4 birenga uburemere ntiburenga toni 10. Yaba imitambiko 2 ifungwaho ibiziga 4, ubwo icyo gihe uburemere ntiburenga toni 16. Yaba imitambiko 3 n'ubundi ifungwaho ibiziga 4, uburemere ntiburenga toni 24. Kandi ngo ikamyo iyo ari yose ntirenza toni 53. Hepfo yaho ukabona ku yindi mihanda uko babivuga. Ikindi kandi ukamenya ko ibinyabiziga bikururana uburemere ntarengwa bwose butarenga toni 20. Ikindi ukibuka ku ngingo ya 62 n'63, ikinyabiziga iyo cyikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza metero 3 inyuma. Ujya ubona imodoka yikoreye nk'ibiti ibirenga inyuma ntibigomba kurenza metero 3, ariko bikirenza metero 1 bigomba gutangira kugaragazwa ku manywa, bikagaragazwa n'agatambaro gatukura ka santimetero 50 z'uruhande. Bisubiremo, santimetero 50 z'uruhande. Noneho nijoro bikagaragazwa n'itara ritukura cyangwa se akagarurarumuri gatukura, kandi ibyo bimenyetso bigashyirwa ku buhagarike butarengeje metero 1 na santimetero 55. Ibyo ngibyo ukaba ubizi. Noneho ukamenya ko ikinyabiziga gishobora gukurura ikindi hakoreshejwe ibizirikisho by'insinga cyangwa by'iminyururu. Ibyo bikagirwa nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukoreshwa, kandi nturenze na rimwe umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ku kinyabiziga gikuruye imbere hashyirwaho icyapa cyera cya mpande enye zingana, gifite nibura kuri buri ruhande santimetero 30. Ibyo ukaba ubizi, ukabona ukitegura ukajya mu kizamini.
aho twari tumaze kubona yuko iyo ikinyabiziga gikuruye ikindi hakoreshejwe ibizirikisho by'insinga cyangwa by'iminyururu, baratubwira ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikuruye, kwa kundi nyine ikinyabiziga gikuruye ikindi hakoreshejwe ibizirikisho by'insinga cyangwa by'iminyururu, ni ukuvuga ngo iyo hagati y'igikuruye n'igikuruwe hari uburebure burenga metero 3, ikibizirikanije kigomba kugaragazwa. Ni ingingo ya 41. Ikibizirikanije kigomba kugaragazwa n'iki rero? Ku manywa kigaragazwa n'agatambaro gatukura ka santimetero 50 z'uruhande, mu gihe nijoro kigaragazwa n'iki? Bashobora kuvuga ijambo nijoro cyangwa se bakavuga ijambo ngiyo amatara y'ikinyabiziga agomba gukoreshwa. Icyo gihe nijoro ntabwo bigaragazwa na rya tara ritukura cyangwa se akagarurarumuri gatukura nk'uko twabibonye ku mizigo, ahubwo icyo kizirikisho nijoro kigaragazwa n'itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu rubavu rw'icyo kinyabiziga. Niryo rigaragaza icyo kizirikisho cyatumye haboneka umwanya urenga metero 3 hagati y'ikinyabiziga na romoroke gikuruye. Ikindi ukajya ku ngingo ya 70, ingingo ya 74 ukareba ibyerekeye feri. Feri ifite amoko 3. Hari feri y'urugendo, feri yo guhagarara umwanya munini na feri yo gutabara. Ukamenya ko nta mwanya n'umwe feri ifungiyeho yarekurana n'ibiziga keretse kurekurana ari by'akanya gato nk'igihe cyo guhinduranya vitesi. Ikindi ukajya ku ngingo ya 86 na 7. Inziga. Ibinyabiziga bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amanobu bujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1. Ibiziga ntibigire aho byacitse, ubudodo bwabyo ntibugire aho bugaragara. Kuri iyo ngingo ukareba ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bihe, ukabireba ukabimenya. Inziga ntizigomba kurangwaho utunogo n'udushyundu dushobora kwangiza inzira nyabagendwa. Inziga zishobora gushyirwaho kandi iminyururu irwanya ubunyerere, kandi ibyo bigakorwa kugira ngo kuva ahantu hanyerera cyane bishoboke. Iyi resume nyikoze kugira ngo n'umuntu ufite gahunda yo kwiga hari ibyo wahita umenyeraho, ariko ibindi wajya mu igazeti ukabireba ugasoma ugasesengura ikibazo wagira ukaba wagira gute wakibaza. Mukomeze rero mwige mushyizeho umwete. Shene ni iyi YouTube ni Musinga TV. Nizere ko mwamaze gukora subscribe. Ubaye utarayikora wakandaho kuri subscribe ugashyiraho inzogera, ugakanda ku nzogera nyine isomo ryajya rijyaho ukaribona, kandi burya ufite icyizere ukagira umwete mu masomo uriho wiga. Ikibazo wabaza wakibaza. Ngiriya nimero yanjye, nanagushyira no muri groupe nigishirizamo abantu ya WhatsApp, byose tugashyira hamwe kugira ngo ubashe kubona uruhushya rw'agateganyo twize. Ujye ugenda mu muhanda wumva nta kibazo, ibyo ukora mu muhanda ubizi. Imana rero ibaha umugisha. Mwari kumwe nanjye mwarimu wanyu Maxime Kayumba. Ibihe byiza. Ciao ciao.